Ndabashuje cyane mwebwe mukurikira Faith Reporters. Je nitwa Kelly Rwamapera. Kuri uyu munsi wa karindwi w'ukwezi kwa mbere ku mwaka w'ibihumbi 2024 ngiye kubagezaho amakuru y'urubanza ruregwamo abagore bane b'imwiri muri Kayonza abashinjwa kurwanya ububasha bw'amategeko. Ababyeyi bane harimo abafite abana babiri bamaze amezi 4 bari mu nzu y'imbohe irukara mu karere ka Kayonza. Bagejwe mu rukiko bwa mbere ku munsi wa gatatu kwa mbere muri uyu mwaka wa 2024 mu rukiko rwisumbuye rwa Nyagatare. Amazina yabo barimo Mukamazimpaka Esteri, Tuyigane Elizabeth, Nikobahoze Genevieve na Ngendahimana Edissa. Muri aba bane Mukamazimpaka Esteri na Nikobahoze Genevieve bafite abana. N'abana babo bamaranye nabo amezi 4 mu nzu y'imbohe irukara kuri police station y'Irukara. Nkuko nababwiye ko ngiye kubagezaho amakuru y'ibyabereye mu rukiko, ngiye kubabwira uko byagenze mu rukiko kugira ngo namwe mwiyumvire uko bashinjwe ibyaha nuko baburanye. Ubushinjacyaha nibwo bwatangiye bugaragaza icyo burega aba babyeyi bane. Umushinjacyaha yavuze ko ku munsi wa 12 kwezi kwa 9 umwaka wa 2023 aba babyeyi bane bagendaga babwira abantu ko kwikingiza ari icyaha, ko abantu badakwiriye kwishyira uburozi mu mibiri yabo, ko Imana itabyemera. Umushinjacyaha yanavuze ko aba bane bavuze ko ubwisungane mu kwivuza budakwiriye gutangwa, ko Imana itabwemera, ngo babikoze igihe kinini kandi ngo ubuyobozi bwagiye bubihanangiriza ariko ntibabyemere. Aya ni amagambo y'umushinjacyaha. Umushinjacyaha yasobanuye ko aba bane ngo bagenda bavuga ko ubuvuzi nyabwo buboneka mu byaremwe, buboneka mu mbaraga z'Imana zikorera mu bimera, bityo rero mituweli n'ubwishingizi bw'isi na leta butagira icyo bumaze, ngo n'Imana ntibwemera. Aho rero niho umushinjacyaha yagaragarije urukiko icyaha aba bane baregwa. Aravuga ati bararegwa kurwanya ububasha bw'amategeko. Umushinjacyaha yasomye ingingo ya 205 mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha, ariyo ngingo ivuga ku kurwanya ububasha bw'amategeko, igira iti: umuntu wese ushishikariza abandi kwigomeka ku byo amategeko ateganya aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenga imyaka 7. Ibihano bivuzwe bikaba byikuba kabiri iyo gushishikariza kwagize ingaruka mbi. Mu magambo ye umushinjacyaha yagize ati: aba bari imbere y'urukiko ibyo kubwira abaturage bati ntimukikingize, aba nta wize ubuganga nta n'injijuke mu buzima irimo. Bwari uburyo bwo kubagumura babure kwikingiza indwara zitandukanye zizaze zibamare, niko umushinjacyaha yavuze. Umushinjacyaha yavuze ko ikigaragaza ko icyaha bagikoze bagitekereje kandi bazi neza n'ingaruka zacyo, ngo ari uko ngo ubuyobozi bwabihanangirije kenshi bakanga kwisubiraho. Ibimenyetso umushinjacyaha yagaragarije urukiko bihamya ibyaha by'aba bantu bakoze
icya mbere harimo yuko aba baregwa babyiyemereye bo ubwabo. Umushinjacyaha yavuze ko Edison Ngendahimana yiyemereye ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha ko inkingo ari uburozi, ko atemera na mituweli. Umushinjacyaha yavuze ati Edison yita inkingo burozi, yakoze ubuhe bushakashatsi? Ni umuganga se? Ngo nanone Edison Ngendahimana yavuze ko gahunda za leta zimutandukanya n'Imana. Umushinjacyaha niko kubaza ati gute se? Ageze kuri niko bahoze Genevieve, umushinjacyaha yavuze ko nawe yavuze ko inkingo zirimo uburozi, ngo ntazemera, ko nta muntu ukwiriye gutanga ubwishingizi mu kwivuza, ngo n'ubw'isi. Ni amagambo y'umushinjacyaha. Yavuze ati mu baturage bose batuye iki gihugu agatinyuka akavuga ko nta muntu ukwiriye gutanga ubwishingizi bwo kwivuza ngo n'ubw'isi, none se ashaka kujya ajya kwivuriza mu ijuru? Ko umushinjacyaha yabajije, arongera abaza ati ese n'abandi baturage azabajyana ajye kubavuriza aho ngaho avuga? Umushinjacyaha avuga kuri Edison Ngendahimana. Kuri Tuyigane Elisabeth, umushinjacyaha yavuze ko nawe yemeye icyaha mu ibazwa rye, avuga ko atemera inkingo n'ubwisungane mu kwivuza, ngo kubera ko ashingira ku byanditswe byera. Umushinjacyaha niko kubaza ati ibihe byanditswe byera? Arongera ati azane Bibiliya yisomera ahangaha atwereke aho byanditse. No kuri Mukamazimpaka Esther, umushinjacyaha yavuze ko nawe mu ibazwa rye mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha ko yavuze ko atemera inkingo, ariko ngo yemera mituweli, ngo n'umugabo we yarayitanze. Umushinjacyaha yabajije ati ubu ngubu aba bafunzwe baramutse barwaye ntibajya kwa muganga kwivuza? Ntabwo basaba kujya kwa muganga se? Umushinjacyaha yongera ati babisaba. Ibindi bimenyetso umushinjacyaha yatanze bigaragaza ko aba bantu ari abanyabyaha, ko barwanya ububasha bw'amategeko, ni abatangabuhamya. Umushinjacyaha yazanye imvugo y'uwitwa Niyomukiza Costasia. Uyu akaba abashinja ko bagendaga bavuga ko isi igiye kurangira, ko batagomba kwikingiza ngo inkingo zo mu ruganda zirimo uburozi. Undi mutangabuhamya ngo ni uwitwa Sinamenye Fideli, ngo nawe yahamije ko aba bane bagiye bavuga ngo inkingo zirimo uburozi, ngo aho bateye urushinge haza igisebe kidakira. Umushinjacyaha niko kubaza ati babibonye he? Baza n'uwatewe urushinge akarwara igisebe kidakira. Ikindi kimenyetso ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko, ubushinjacyaha bwavuze ko bufite raporo y'inzego z'ibanze igaragaza ko zihanangirije aba babyeyi bane baregwa bakanga kureka ibyaha baregwa, ngo ahubwo bagakomeza bashaka kugumura abaturage. Nuko umushinjacyaha yahereye ko asaba urukiko ko aba babyeyi bane bahamwa n'icyaha cyo kurwanya ububasha bw'amategeko, maze asaba urukiko ko rubahanisha kuba mu nzu y'imbohe imyaka 7, icyo yise igifungo cy'imyaka 7 kuri buri wese muri aba bane.
umushinjacyaha amaze kugaragaza ubusabe bwe no gusobanura impamvu ze imbere y'urukiko, abangaba bashinjwa rero nabo bagize icyo bavuga. Mu kwiregura kwabo, umucamanza niwe wafashe umwanya munini ababaza ibibazo mu byo baregwa, maze nabo bagasubiza. Turahera ku witwa Mukamazimpaka Esiteri, niwe wabajijwe bwa mbere. Uyu Mukamazimpaka Esiteri yari anahetse umwana we. Umucamanza yaramubajije ati icyaha uracyemera? Mukamazimpaka ati icyaha ntabwo nkemera, jye nabwirizaga ubutumwa bwiza, nsoma amasomo yo muri Bibiliya, tugatanga n'inyandiko, nta kindi twavuze. Umucamanza arabaza ati none se mituweli urayemera? Mukamazimpaka ati mituweli ndayemera, narayitanze. Umucamanza ati none se wemera kwikingiza? Mukamazimpaka ati kwikingiza ni uburenganzira bw'umuntu ku giti cye, ati ku ruhande rwanjye ni uburenganzira bwanjye kwikingiza no kutikingiza. Umucamanza ati kuki ugenda wigisha unakangurira abantu kutikingiza? Mukamazimpaka ati nta muntu nigeze mbyigisha. Umucamanza ati kandi uvuga ubutumwa? Mukamazimpaka ati none se ko ari ijambo ry'Imana twigisha tukanatanga inyandiko? Umucamanza ati none se ntiwigeze ukangurira abaturage kureka gutanga ubwisungane mu kwivuza? Mukamazimpaka ati ntawe nigeze mbyigisha, ntawe. Umucamanza ati ko bagushinza se? Mukamazimpaka ati ubinshinja sinzi uko yabigenje. Umucamanza ati niyo Mukiza Kositaziya agushinja kubyigisha? Mukamazimpaka ati none se najyaga kwigisha ibya mituweli agakiza? None se najyaga kwigisha ibya mituweli agakiza kabirimo ni akahe? Buri muntu atanga mituweli ku giti cye, nanjye narayitanze. Ibyo kwikingiza ni ubushake bwanjye, no kwivuza ni ubushake bwanjye. Umucamanza ati erega urabyishyiraho, kandi wowe baragushinja ko uroga rubanda, kugenda ubyigisha abaturage ubagumura. Mukamazimpaka ati nabwirije ku wa mbere mu gitondo, nkabwiriza ijambo ry'Imana, bakamfata ku wa kabiri kubera kubwiriza ijambo ry'Imana. Ibindi bandega simbizi. Nabwirije ntanga inyandiko, ibindi sinzi aho babivanye. Umucamanza ati sinamenye Fideli aragushinja ko wakanguriye abaturage kutajya mu bwisungane mu Sinamenye Fideli aragushinja ko wakanguriye abaturage kutajya mu bwisungane mu kwivuza. Mukamazimpaka ati uwo muntu arambeshyera, sinamuzi. Nabwira abantu kudatanga mituweli kandi narayitanze? Umucamanza ati ubuyobozi buragushinja muri raporo y'inzego z'ibanze. Mukamazimpaka ati jye nemeye ibyo nakoze kandi mbabwiye ibyo navuze. Umucamanza ati raporo y'inzego z'ibanze ntacyo ivugaho? Mukamazimpaka ati icyo nabivugaho ni ukubasaba ko mundenganura. Niba twarabwirije ubutumwa mu buryo butemewe, nibyo badusobanurira. Ibisigaye sibyo rwose, mundenganure. Umucamanza ati igihano bagusabira
Mukamazimpaka asoza avuga ko ari ukumurenganura yifuza nta kindi. Mu bashinjwa uwa kabiri ari we Tuyigane Elizabeth. Tuyigane ati icyaha bandega ntabwo nkemera, ati kuko mbabwirizaga ndimo nari mfite mikoro ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa 9, narangururaga mvuga amasomo yo muri Bibiliya. Isomo rya mbere navuze riboneka muri Yesaya igice cya 24, umutwe w'amagambo uvuga ngo ibihano bizaza ku isi. Umucamanza ati reka rero ntitujya mu byo gusoma muri Yesaya, ntabwo turi bubirangize, reka tugende tureba icyo ubushinjacyaha bukurega. Barakurega kuba ushishikariza abaturage kutajya mu bwisungane mu kwivuza. Tuyigane ati aya magambo sinayavuga kuko nta gakiza kabirimo. N'ikimenyimenyi inyandiko twatangaga zirahari, zanditseho ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha urufunguzo rwo kurokoka. Abaturage twabwirije barahari, icyo rwose ndagihakanya ko ari ukutubeshyera. Umucamanza ati umutangabuhamya niyo Mukiza Costazia na Sinamenye Fideli baragushinja. Uyu Tuyigane agira ati aho dutuye bazi ko tugira imibereho myiza yo kwitungira amagara mazima. Impagarike yacu ni umwuka mwiza, amazi meza, kwivuza dukoresheje ibyaremwe. Nk'uko bateze Daniel ubwo yasengaga Imana ye, niko natwe badutega mu byo twizera. Ntabwo twebwe twigeze tubwira abantu kutikingiza kuko nta gakiza karimo. Aho hantu muhakora ubugenzuzi n'ubushishozi, munarebe ku nyandiko twatanze n'ibibwiriza twabwirije. Bigeze no kuduhamagarira polisi, isanga jyewe ubwanjye ndangurura, kandi basanga nta kindi tuvuga kitari ugushishikariza abantu kwihana no kubabarirwa ibyaha. Polisi irikomereza ntiyatubonamo icyaha. Umucamanza abaza Tuyigane ati kwikingiza urabyemera? Tuyigane ati ni impagarike y'umuntu ku giti cye, nabura kubwira umuntu uburyo yakira icyaha nkajya kumushishikariza iby'inkingo? Ibyo ni ukutubeshyera rwose. Umucamanza ati ese ubuyobozi mupfiki ko babashinja no muri raporo ko mwananiranye? Tuyigane abwira umucamanza ko akwiriye gukora ubushishozi. Abwira ati mukora ubushishozi aha hantu mu baturage aho twatanze inyandiko z'ibyo twigisha niba bishoboka. Ati kuko umuntu ufite ububasha ashobora kurenganya rubanda rugufi mu madosiye nk'ayo, ariko rwose ntabwo twigeze tubwiriza ku nkingo. Tuyigane niko yashubije. Umucamanza akomeza kumubaza ati none se wemera gukingirwa? Tuyigane ati gukingirwa ni uburenganzira bw'umuntu ku giti cye nk'uko ifishi yo kwikingiza ibivuga. Umucamanza abaza Tuyigane ati urabyemera ko kwikingiza no gutanga mituweli bifite akamaro? Tuyigane ati giye ku giti cyanjye nzi kwikingira nkoresha ibyamfasha mu kwitungira amagara mazima. Umucamanza ati igihano bagusabira? Tuyigane ati ndasaba kurenganurwa. Nguku uko uyu witwa Tuyigane Elizabeth yaburanye imbere y'urukiko, nuko
haza undi wa gatatu wabajijwe, ari we Nikobahoze Genevieve. Uyu nawe yari ahetse umwana we. Umucamanza aramubaza ati, umucamanza yatangiye amubaza ati icyaha uracyemera? Nikobahoze ahita asubiza ati ntabwo nkemera. Umucamanza yongera kumubaza ati wowe ku giti cyawe wemera kwikingiza no gutunga mituweli? Nikobahoze ati ntabwo mbyemera ku giti cyanjye kubera amagambo nasomye mu gitabo. Aho ngaho yari agiye kuvuga icyo gitabo, umucamanza ahita amuca mu ijambo aramubaza ati mu byahishuwe se? Nikobahoze ahita amusubiza toya, ati ni igitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, umuzingo wa mbere ku rupapuro rwa 456. Nikobahoze havuga ko atari byiza ko umudivantiste w'umunsi wa karindwi ajya mu bwishingizi bw'ubuzima, ngo kuko umuntu abagiranye ubushuti n'isi mu gihe duhamagarirwa kwitandukanya n'isi. Ibyo nibyo nasomye ku giti cyanjye, bimfasha ku giti cyanjye. Ibyo nigishije ni ukwihana no kubabarirwa ibyaha, aho uko umunyabyaha ashobora kwiyunga n'Imana. Umucamanza abaza Nikobahoze ati wemera mituweli no gukingirwa ku giti cyawe? Nikobahoze aravuga ati jye sinakwikingiza nshingiye ku byo nasomye mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe, umugabane wa 2 ku cyigisho kivuga ku gukoresha imiti. Umucamanza aramubwira ati niyo Mukiza na sinamenye baragushinja ko utitabira gahunda za leta. Nikobahoze niko gusubiza ati ntabwo nemeranya nabo, haba mu magambo cyangwa mu butumwa. Nta muntu nashishikarije ikintu na kimwe, ni imibereho yanjye ku giti cyanjye. Umucamanza aramubaza ati ubuyobozi ibyo bugushinja? Nikobahoze aramusubiza ati muzashishoze. Icyo navuga nuko navuze ubutumwa bw'Imana, sinavuze ibya gahunda za leta kuko nta gakiza kabirimo. Rwose murebe ibyo twavuze kuko nzi ko nta cyaha kirimo nk'uko babivuga. Agakiza kari mu kwakira imbabazi z'Imana, kandi icyo nicyo twabwiraga abo duturanye mu mudugudu. Umucamanza aramubaza ati none se igihano bagusabira urakivugaho iki? Nikobahoze aramubwira ati, abwira umucamanza ati muzashishoze mundekure nsubire kureba urugo rwanjye. Ati dore ko umugabo wanjye yapfuye mfunze, kugeza ubu sindagera mu rugo, sinzi uko abana bameze, nkeneye gutaha nkarundarunda abana banjye. Uko niko Nikobahoze Genevieve yaburanye imbere y'urukiko. Uwa 4 akaba ari we Edisa Ngendahimana. Nawe umucamanza yatangiye amubaza niba icyaha cyemera. Edisa Ngendahimana ahera ko aravuga ati icyaha sinkemera, kandi avuga ko impamvu ari uko yatanze na mituweli, kandi ngo si ubu gusa ahubwo ni ukuva kera. Umucamanza aramubaza ati naho kwikingiza se? Ngendahimana avuga kwikingiza, avuga ati kwikingiza ndabyemera kuko abana banjye barakingiye n'abuzukuru banjye. Umucamanza aramubaza ati noneho wemera kwikingiza wowe ku giti cyawe? Ngendahimana aramusubiza ati nikingije mugiga kugeza ubu ndakikingiza. Umucamanza aramubaza ati none se abatangabuhamya ko bagushinja kuba ukangurira abaturage kutikingiza?
Ngendahimana arasubiza ati ntabwo nzi aho babikuye. Nanone umucamanza aramubaza ati niyo mukiza na sinamenye urabazi? Umubyeyi Ngendahimana aramusubiza ati sinamenye nta nubwo muzi, uwo nzi ni uwo mudamu niyo mukiza. Umucamanza aramubaza ati none se mu bugenzacyaha ko wari waravuze ko ibyo byose utabyemera? Umubyeyi Ngendahimana amusubiza ati ibyo ntabwo ari byo, ati ayo magambo banditse sinigeze nyamenya, nta nubwo bayansomeye. Ahangaha rero hazamo umwunganizi mu mategeko wa Edisa Ngendahimana. Uyu Edisa Ngendahimana yari afite umwunganizi muri uru rubanza. Uyu mwunganizi akaba ari we witwa Counsel Maître Ernest Twagiramungu. Uyu lawyer Ernest Twagiramungu yasabye urukiko gusuzuma uburyo kwikingiza byakorwaga, ngo kuko we asanga kutikingiza atari icyaha kijyana umuntu mu nzu y'imbohe, icyo yise gufungisha umuntu mu buryo bwa penali, ko ahubwo gikemurwa n'indishyi, ko ari ikibazo civile. Uyu Twagiramungu asobanuriye ingingo imbere y'urukiko yavuze ko ngo kubera ko kwikingiza byabagaho iyo umuntu yabyemeye akabishyiraho umukono, ngo bivuze ko ari amasezerano umuntu ku giti cye yagiranaga n'umukingira. Ngo ibyo nibyo bigaragaza ko kwikingiza bitari itegeko, no kutikingiza rero bikaba nta tegeko byica. Asobanura ko utikingije nta cyaha yaregwa ko yishe itegeko, ahubwo ashobora kuregwa ko yishe amasezerano agacibwa indishyi. Yagize ati ubushinjacyaha bugaragaze itegeko umuntu yaba yishe mu gihe yaba atikingije. Iyo nta tegeko riba ryishwe nta gihano kiba gihari, niko uyu munyamategeko yavuze. Uyu mwunganizi yagarutse ku bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, avuga ko igihari kuri ubu bwisungane mu kwivuza ari amabwiriza ahubwo atari itegeko. Ibi ngibi akibivuga, umushinjacyaha yasabye ijambo avuga ko hari itegeko rishyiraho ubwisungane mu kwivuza, icyakora ntiyasobanura aho bihuriye n'umuturage utagiye muri ubwo bwisungane. Umwunganizi wa Edisa ari we Ernest Twagiramungu yasabye urukiko kuzasuzuma inyito y'icyaha. Ku bijyanye n'ibimenyetso byatanzwe mu rukiko, umwunganizi wa Edisa yasobanuye ko bituzuye ngo bishingirweho mu guhamya Edisa yunganira, ngo kuko Edisa yakingije abana be kandi nawe yarikingije. Yagarutse ku batangabuhamya bavuzweho muri uru rukiko bashinja aba bose, ariko by'umwihariko Edisa uwo yunganiraga avuga ko bafite ikibazo, ngo kuko uwitwa Fidel Sinamenye adatuye mu mudugudu Edisa abarizwamo, ari nawo aregwa ko yakoreyemo icyaha na bagenzi be. Yagize ati niyo mpamvu tugaragaza ko ibimenyetso ubushinjacyaha bwatanze bishingira ku mvugo z'abantu nta shingiro bifite. Ku kijyanye na raporo y'inzego z'ibanze, uyu munyamategeko Twagiramungu Ernest yavuze ko ari amakuru
yatanzwe ku munsi wa 18 w'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2023 ko atari raporo ngo kuko handitseho ngo impamvu ari ugutanga amakuru, bityo rero asaba urukiko kubanza gusuzuma ayo makuru aho kuyafata nka raporo. Umwunganizi yanenze cyane inyandiko mvugo zavuye mu bugenzacyaha ko zitashingirwaho ngo kuko hari aho zivuga ko Edisa yanze gusinya mu gihe we Edisa ubwe agaragaza ko atazi gusoma no kwandika. Yagize ati bityo rero ibyo umushinjacyaha ashyize imbere y'urukiko byuzuyemo gushidikanya kwinshi, kandi habayemo gushidikanya birengera uregwa, na cyane ko abatangabuhamya ari babiri bonyine nk'aho ari bo baba mu mudugudu. Hagombye gukorwa iperereza ryimbitse hakaboneka abatangabuhamya benshi kandi bazi ukuri. Ibi ngibi umunyamategeko amaze kubisobanura, umushinjacyaha yahise ahaguruka agaragaza urubanza rwaciwe n'urukiko rukuru rw'i Nyanza, aho yagaragaje ko hari abantu bahamijwe ibyaha nyuma yo kwiyomora ku itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7 bakanga gahunda za leta. Anasobanura ko kuba Edisa yarikingije ndetse akagira na mituweli, yavuze ko ibyo yabikoze akiri umudiventiste, ngo ariko nyuma y'uko yavuye mu idini yatangiye kurwanya gahunda za leta, niko uyu mushinjacyaha yavuze. Yagize ati nk'uko babyivugiye bagiye babona ibitabo bakabisoma, ibyo bitabo nibyo byabayobeje, ariko mbere yaho bari bazima. Niyo mpamvu nubwo baba barikingije covid babikoze icyo gihe batarayoba, ariko ubu ngubu ntabwo bakwemera gukingirwa, barahindutse. Yongeyeho ati hari icyo tutari twavuze nyakubahwa perezida w'urukiko, basengeraga mu idini ry'Abadiventiste. Bamaze kubona idini ry'Abadiventiste ryubahiriza izi gahunda za leta, baryiyomoraho bashinga idini ryabo, bajya kugura mikoro kugira ngo bagende barangurura mu baturage babayobya. Ibyo bavuga ko rero bubahirije gahunda nibyo, ariko ibyaha babikoze nyuma y'uko biyomoye ku idini. Umwunganizi Ernest Twagiramungu niko nawe kugira icyo avuga, aravuga ati urukiko ruzasuzume niba ubushinjacyaha bugaragaza amajwi cyangwa amashusho yafashwe bigaragaza Edisa akora ibyaha aregwa. Umunyamategeko arongera ati ubushinjacyaha buvuga ko bari bafite indangururamajwi, ariko kugeza ubu ntabwo bayigaragariza urukiko ngo ruyibone. Nuko arabaza ati niba nta majwi, niba nta mafoto, urukiko ruzashingira kuki? Ku mvugo z'ubushinjacyaha gusa? Aho rero niho Tuyigane, umwe mu baburanyi, nawe yasabye urukiko ijambo, agira ati nyakubahwa, turabasaba ngo mugire ubushishozi mu byo baturega. Aravuga ati abatangabuhamya ntitubazi, kandi aho twabwirije hari abaturage benshi, twatanze n'inyandiko. Umudugudu wose hakabonekamo umuntu umwe
undi akava mu wundi mudugudu. Agira ati aho hantu namwe muzahasuzumane ubushishozi, twebwe twabwirije ku Karubanda n'abashinzwe umutekano barahadusanze basanga tubwiriza. Twabwirizaga bari baraye mu kabari banywa inzoga. Abashinzwe umutekano basanga nta kibazo duteje barikomereza. Ati ibyo baturega ngo twiyomoye ku Badivantiste sibyo, kuko n'ibyo twigishije byose n'abandi Badivantiste b'umunsi wa karindwi babyemera. Ati ndetse byanditse no mu bitabo by'itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Nguko uko urubanza rwagenze, umucamanza ararupfundikira avuga ko ruzafatwaho umwanzuro ku itariki ya 9. Ubwo ni ku munsi wa 9 ukwezi kwa mbere w'uyu mwaka 2024. Tuzaba tuhababereye kugira ngo tubagezeho uko urukiko ruzaba rwanzuye kuri iki kirego kiregwamo ababyeyi 4 barimo Mukamazimpaka Esther, Tuyigane Elisabeth na Nikobahoze Genevieve na Ngendahimana Edissa. Aba bakaba baregwa ko bagiye bagomera amategeko, barwanya amategeko, babuza abantu kwikingiza no gutanga mituweli, ariko bo bakaba bavuga ko bababeshyera ko babifitiye n'inyandiko. Iyo babwirizaga inyandiko bafite ikubiyemo ibyo bigishaga, bityo ko iyo nyandiko yasuzumwa cyangwa bakabaza n'abaturage baho bakoreraga umurimo wabo kubwiriza ubutumwa. Turasubitse, inkuru izakomeza ubwo urukiko ruzabifataho umwanzuro. Nitwa Kelly Rwamapera, iyi ni Faith Reporters.